Ndabasuhuje mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe kandi mbifurije kugubwa neza mu buntu bw'Imana itugirira. Amahoro no gukomera no komatana na Kristo no kugirirwa neza n'imbabazi ze bibomeho iminsi yose. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusobanurira uyu muntu inzozi yarose, inzozi yabonye, inzozi nyine ziganisha ku byo Imana yashakaga kumubwira. Niwe tugiye gusobanurira n'abandi bumvireho, tukwibutsa gukanda subscribe niba utarayikanda, niba ukiri mushyashya, tukwibutsa no gukanda comment, ugakanda like, ugakanda no kukazogera, kugira ngo ubwo nukanda subscribe urakanda n'akazogera nyine, kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku wundi. Niba hari icyo nawe utasobanukiwe, uduhamagare cyangwa utwandikire kuri nimero iri hasi cyangwa muri comment nyine unyuzemo munsi muri comment, tuzajya tubibona tugusubize muri ubu buryo. Yesu nakomeze kubana natwe. Uyu muntu yarose inzozi zigira ziti, yabanje aradusuhuza ati mwiriwe neza, natwe turakwikirije, wiriwe amahoro kandi uraho urakomeye. Yanditse agira ati, kurota ndi kumwe na perezida bisobanuye iki? Ariko hepfo ahita yongeraho ibindi bishatse kuvuga ngo we yashakaga kuvuga ati, njyewe narose ndi kumwe na perezida yambaye kositimu aransuhuza, ndavuga nti buriya nimbwira abantu ko yansuhuje ntago bari bubyemere, musaba ko twifotozanya. Aremera, turifotozanya. Arangije arambaza ati bisobanuye iki? Icyo bisobanuye rero nicyo tuje kugusobanurira, kugira usobanukirwe n'abandi bumvireho. Niba hari uwashidikanyaga nawe yumvireho, niba hari uwabonye ibimeze nk'ibyawe yumvireho, cyangwa niba hari ibindi yaba yabonye nawe atwandikire mu munsi muri comment. Turabibona kandi turabasubiza, kandi tubashimira ko muri abafatanya bikorwa beza. Tubashimira ko muri abantu b'ingeri zitandukanye b'umugisha mubana natwe umunsi ku wundi, kandi tubagiriraho umugisha namwe. Ndizera ko muzatugiriraho uwundi. Imana nikomeze kubaha umugisha. Kurota uri kumwe na perezida yambaye neza, muri make ubu yari yambaye neza kuko yari yambaye kositimu. Perezida agereranywa n'Imana iyo yambaye neza nk'uko wabibonye. Ni byiza cyane. Imana yabanye nawe. Perezida agereranywa n'Imana kuko yaje yambaye neza, yaje yambaye kositimu, agereranywa n'Imana. Kuba yagusuhuje ni umugisha ukomeye, ni umugisha ukomeye. Umugisha ntarondora uko nabikubwira, ariko ni umugisha ukomeye. Nawe kuba wemeye mugasuhuzanya ni byiza cyane. Bishatse kuvuga ngo ni ubusabane buri hagati yawe n'Imana mwagiranye. Ni ubusabane, usuhuzanya. Ikiganza ubwacyo, ikiganza gisobanuye ubutumwa bwiza. Kuba mwasuhuzanyije rero ni ibintu byiza ukwiriye kwishimira. Imana yagusuye. Nushaka aho uri wicara uvuge ati, Imana wakoze, ndakwifuza. Wongere usenge uvuge ati, Imana ndakwifuza, ndagutegereje. Kandi nzi ko Imana izajya ikomeza kubana nawe. Hano wavuze ngo, hano yagusuhuje nyine, warangiza ukavuga ati nimbwira abantu ko yansuhuje ntago bari bubyemere.
hari ibintu nyine hari connection mugiye kugirana n'Imana ku buryo nawe ubwawe uvuga uti nubibwira abantu ntago bari bubyemere bitewe n'uburemere ubonye bifite, ku buryo nyine bigutangaza nawe ukibaza ukuntu bigenze. Ni icyaho ngaho bishatse kuvuga. Noneho ahangaha wavuze ngo wamusabye ngo naze mwifotozanye nawe akakwemerera, bishatse kuvuga n'ubundi hagati yawe n'Imana haracyari ubusabane bukomeye, haracyari imbaraga zikomeye, hari imbaraga zidasanzwe, hari imbaraga zidasanzwe zigiye kuza kuri wowe, hari imbaraga z'uburyo butandukanye zigiye kuza kuri wowe. Gusa hano naboneraho no kukugiramo inama imeze itya, hano iyo wabonye ibintu bimeze gutya, hari igihe Satani nawe ashaka kukugerageza kugira arebe uburyo ki wava mu nzira Imana yari mu nzira wari umaze kugeramo, ku buryo yatuma utentebuka. Hano nicyo nashaka kukubwira, wowe usenga ahubwo kurushaho, ugirana ubusabane n'Imana kandi urinde akanwa kawe. Umuririmbyi yararirimbye ngo nimube maso murinde ibisigaye hatagira ubatwara ikamba ryanyu. Nawe rero ube maso urinde n'ibisigaye kugira Satani atakwiba, atagutwara umugisha Imana yaguhaye muri wowe. Uku kwifotozanya, ifoto isobanura urwibutso. Ifoto isobanura urwibutso. Nsubiremo, ifoto isobanura urwibutso. Rero kuba hano wabonye mwifotozanya akakwemerera ni imbaraga zikomeye, ni ubusabane, mbese ni igihango mwagiranye, ni umunsi w'amateka wawe n'Imana mwagiranye, ku buryo ki ni umunsi Imana nayo ubwayo yanditse kugira ngo n'ikindi gihe izajya ihora ibyibuka, kubera uko ubusabane mwagiranye, ukuntu wabaye inkoramutima y'Imana. Ibi wabonye ni ubusabane butangaje. Rero iyi foto isobanura urwibutso. Kandi no mu buzima busanzwe uzarebe iyo ushaka ko, urugero ubukwe, iyo ugiye mu bukwe kugira ngo utazibagirwa ibihe wagiriye muri ubwo bukwe, ushaka uburyo ki wifotoza ukagumana ka gafoto, wakagumana wajya uteraho ijisho ukavuga ati sha mu bukwe bwa runaka cyangwa mu mubatizo wa runaka cyangwa aha n'aha byari bimeze gutya, hano shaho nari imeze neza. Bishatse kuvuga ngo nyine ifoto ni urwibutso. N'umuririmbyi yararirimbye ngo ifoto y'urwibutso barayidusigiye nyine. Nawe rero wagiranye ifoto y'urwibutso n'Imana. Ntuhweme kubana n'Imana neza. Hano yemeye rero ko mwifotozanya, ni umugisha ukomeye, ni amahoro, mbese wumve ko ari ibintu bitangaje, wumve ko ari ibintu bidasanzwe Imana yakwemereye, wumve ko ari ibihe bidasanzwe wagiranye n'Imana kubw'iki kintu wabonye. Imana iguha umugisha rero, turabashimiye kubw'ubufatanye n'ubudasa no gukomera ku Mana bikomeje kubana namwe, kandi munatugirira icyizere. Imana ikomeze kubaha umugisha. Rero ngusaba ngo ntiwibagirwe gukanda subscribe, kore share, comment no ku bandi bataramenya ubwiza bw'Imana babashe kumenya iby'Imana ikora. Hari igihe ubona ikintu ntugisobanukirwe, nuzajya ubona ikintu ukabona ntugisobanukiwe, biremewe kwandika hasi muri komenti, tuzajya tugusobanurira. Rwose turahabaye kandi Imana yarabidusigiye, yaradutoranije, iduha imbaraga z'Umwuka Wera kugira tubashe gukora ibyishima n'ibyo ishaka, kugira ngo nawe wabyumvishe usobanukirwe ibyo ari byo. Icyo ari cyo cyose warota, kuko Imana irabitanga, ibasha guha umuntu impano z'uburyo bwose. Imana nikomeze kubaha umugisha. Rero hano
turasoza dusenga Imana data wa twese, Mana ukomeye, Mana y'imbaraga, Mana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana itagereranywa n'ikintu cyose. Turagushimiye kuri Imana ikomeye. Rero tugushimiye kuri umugabo ukomeye, tugushimiye ko uhambaye, tugushimiye kubw'ibi, tugushimiye kubw'ubu busobanuro ko data wa twese na nyirabyo ari bubyumva akagubwa neza. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, kandi nawe ndamusengeye ukomeze kumushyigikira, ari abari kutwumva bari hirya no hino, hanze y'ibihugu, hirya y'imipaka. Uwiteka ukomeze kubagirira neza, kandi natwe ukomeze kubana natwe, twambike imbaraga, uturinde ibicantege, ari abadukurikiye ubarinde ibicantege mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso yawe nk'ikimenyetso cyawe bikomeze kuba kuri twebwe. Sabye nizeye mu mazina atatu data wa twese, Imana n'Umwuka wera. Amen. Imana ibahe umugisha.